mwami w'abami yewe mwa izina rya Yesu ubu umuntu uzirika uyu mwana hano uko mbona nanaziritse se ninde mana yewe mana abantu ntibagere muwe nuko ubuso uyu mwana aziritswe nande koko mama wawe ari hehe ninde ukuziritse mana yanjye yewe ninde ukuziritse ninde ugutaye aha ubuse mana kuko uyu mwana ungana gutya ruhuka kuko abonye iby'ubusa abonye ibyajajwe ndekigoryi basi wajya ugerageza ugashyiramo n'amagambo mazima ngashyiramo amagambo mazima sibyo uzambye wangomba usimbusha si byiza basi wagiye woroshye ukamenya ko mbabara worohereze wagiye umenya ko ndi umuntu akamwohereza wamubwira bari ukamfasha mu gitondo cya kare ukagenda gufata varize yawe ukaba waba uryohereje nanjye wenda umutwe wanjye nanjye ugatuza mbabarira pe nimba ushaka ko nanapfukama ariko nkabona ntari kikongera kubona mu maso ariko ubundi kuki nayobye koko ese kuki ucitse intege hakiri kare ku buryo wifata ukambwira amagambo angana gutyo uzi ko kugira ngo we ubone ariko ntarongora ndaye ashaka zambira icyo ngambwira nk'ibintu bitatu wenda nk'umunezero wampaye mu minsi tumaranye mbwira nk'ibintu bitatu waba waranyweye kugira ngo nishire none se reka upfuna igihe kizagera upfuna ibimwira birangire upfuna amazi birangire upfuna ivu wambabareye ko Imana yambwiye ko izampa umwana mu by'ukuri ku cyumba wankweza ku musonga nk'uyu nguyu njyewe rero reka nkubwire n'ubundi nari nabibonye kare umuserebanyi uzaryana ureba nk'inzoka kandi sha urebe uryama urebe nta cyizere na kimwe nari ngufitiye nuko nyine ari kwa kundi bararoga barakaburya mwarakoze ku ndoga urakoze kumfatikanya n'ab'isi urakoze ndagushimiye kuko njyewe singukeneye ariko buri kuki umuntu abavuga ko atabashaka kumwumva ntabwo nshobora kuva muri uru rugo ntabyaye waje unanaje uzanyita ubwo ngubwo barakubwira ngo uzagenda ari uko umaze kumpitana ntabwo Imana ibimbwira ari uko ibeshya nzabyara kandi nzabyarira muri uru rugo niyo wanyirukana akagenda ariko nkagenda amaze kubyara muri uru rugo wabise muraroga we nta mwana uzigera ubona nta nubwo njya numva uko ubuzima nzabubamo kugeza ryari Mana niwe uvugana nanjye cyangwa usigaye ubeshya ese uzaza ryari muri uru rugo ko ndambiwe amagambo uyu mugabo ahora abwira kwihanganira birananiye kandi warubwira kuzangirira neza warubwira kuzamura urubyaro maze wanaturiye mu maso y'uyu mugabo Mana y'amahoro ndagushimiye ndaguhimbaje ariko Uwiteka nubwo bimeze bityo nyarura unkure kuri iki gisuzuguriro Imana y'amahoro nanjye nkeneye urubyaro nk'abandi mpagushyira imusozi nk'umwana nk'abandi mpakubyara nk'abandi nanjye konsa umwana byambera
nanjye gukikira byambera, nyibuka nk'uko wibutse Esiteri, nyibuka nk'uko wibutse Sara, yari amaze imyaka myinshi ku kidendezi, yari amaze imyaka myinshi ku musozi w'ubutayu, ariko numpa umwana nzagushima, niwabikora ukaneturura Yesu ukampa umwana nk'abandi. Imyaka 10 irashize, nanjye nk'umwana, nanjye nk'umwana nk'abandi, nanjye mpe kwitwa mama runaka, erega umugabo wanjye nanjye byamubera kwitwa papa runaka, ndinda kuba igicirwa mu muryango, ndinda gufatwaho ijambo mu muryango, abaramukazi birirwa bamvuga, muryango nashatse muranyikoreye, kandi nta wundi wo kuntura atari wowe, ngwino umpa urubyaro murengezi. Aya masengesho niriwemo, umbabarira umpe igisubizo gifatika, umbabarira undemera ikintu kinini kandi cyagutse, unyagurira imbago nk'uko wazaguriye Yabesi. Urakoze murengezi mwiza, uhumanuye mu nda yanjye, urakoze kunyejeje mu nda yanjye, urakoze kucuze mu nda yanjye, none n'iteka ryose murengezi. Amen. Ariko Mana, nanjye nimbona umpaye umwana, nanjye nkitwa mukarunaka, nkitwa mama runaka, Mana nzagushima. Iyo ndi mu rusengero nkabona abandi bari konsa, njyewe ntari konsa, ni ukuri biramvuna. Icyampa basi aya masengesho nihaye iminsi 2 akaba ari wowe kunyumva kandi ukansubiza. Urakoze Yesu. Mwami w'abami, yewe mwa izina rya Yesu, ubu umuntu uzirikiye uyu mwana hano uko mbona nanaziritse se ninde Mana? Yewe Mana, abantu ntibagere impuhwe n'ukuri, ubu uyu mwana aziritswe nande koko? Mama wawe ari hehe? Ninde ukuziritse? Mana yanjye, yewe ninde ukuziritse? Ninde ugutaye aha? Ubuse Mana kuko uyu mwana ungana gutya, ubu koko haracyariho ababyeyi b'inyamaswa gutya mu ishyamba rimeze uko? Yewe mwa witwa nde? Witwa nde? Fiona. Mama ari hehe? Mama ari Kamembe. Ninde wakuzanye hano? Mana we, umuntu wakuzirikiye hano uramuzi? Yego Mana yanjye, Mana koko ndamenya si Kamembe ari na hehe Mana? Bagukubise? Gusa umuntu wakuziritse gutya koko, cyangwa yaragira ngo amwice? Teka pe, ubu si ni isezerano risohoye? Fiyo, witwa Fiona? Uwiteka we, igihe maze ku musozi ubu wasanga uyu mwana ari we wanjye se? Buse Mana we, ndagushimiye basi nanjye ko ngiye kwitwa mama runaka, kubera ko mutoya aha hantu hari ntawe uzigera bimenya. Mana we, imyaka maze ntabyara, nanjye umpaye umwana. Mana we urakoze, ikintu cyose kigira iherezo, niyo mpamvu numvaga umutima uri kunkomanga nyura. Fiyo, ngaho reka ngo heke twitahire, ndi mama wawe sibyo? Nzagukunda mwana wanjye sibyo? Mana we ndagushimiye, nanjye umugongo wanjye urahetse, uhabwe icyubahiro.
nubwo uyu muntu ntazi umugambi yari afite kuri uyu mwana, ariko wasanga ari n'inzira y'Imana. Kanaye umusozi ni namarama. Shobora Ubuki umeze neza? usibye ndi kubona n'ibyo cyasibye. Ni ibiki se kandi ubonye hano bidasanzwe? Asomwana mu kweli. Nireba mu kirere ibyo ndi kubaza ari byo cyose. Icyo cyana ugikuye. Chere tuvuga icyana utaranamubona? Nuwo wase ukunanirwa guheka bawe ubyaruye kabawe kugenda urarura mu muhanda. Wogera ufere. Chere ni iki nakora ngo umutima wawe unezerwe ko? Usa n'iki kiba cyawunezeza uba wakoze. Njyewe reka mbibwire. Aya ni magambo turavuga. Namusubiza umukuru. Chere reba n'umwana mutoya. Ubwirwa iki? Chere wambabariye reka nkubwire. Yinjiye mu nzu n'uwo mwana. Nyine reka Nta kindi kintu na kimwe kibaho. Cyatuma njyewe nza kuza kwirirwa ntagana nawe. Suranzanira abana. Wowe twitumbira ngo ndatwita urebe ko heshima nk'abandi bagabo. Chere si umwana koko wambabariye tukaba tumugumanye mu gihe dutegereje uwacu. Wambabariye. Cyane ngo ubwo. Ibyo byo kuzumbwira ngo mwe never abo bigikora. Rega umubabaro ubabaye nanjye ndawubona kandi si uko nanjye ntababara. Ariko reka ntegereze isaha y'Imana. Uragira ngo nkore iki koko? Okay. Imana yakubwiye ko isaha zaba ari sangahe? Chere ntabwo Imana yakubwira ngo isaha ni. Ndakwinginze mbabarira. Si twari tubonye akana basi karaba katumaze ihuga koko. Uzanira umukozi? Nta mukozi nabona urenze kuri uyu mwana. Chere urebye ahantu namukuye, urebye ishyamba yararimo. Ntabwo ikigaragara cy'uyu mwana aje mu mugongo wanjye adafite impamvu. Ndakwinginze tuza umutima wawe kandi ubyakire. So umwana abwirwa n'iki mbatari n'ikidayimoni? Ariko umwana muzima uvuga abaye ikidayimoni gute? Njye nasanze bamuzirikiye ahantu mu ishyamba mvuye gusenga. Yewe sha. Yewe. Bite byawe? Uvuye hehe? Nyine basi wimukanga ndakwinginze sibyo? Abizi. Utaranirwa garamigira mu ijuru hafi. Hari ukuntu ushobora guhengeka ijosi gutyo ukabona kiriya kirere uvuga ngo ara nanjye nahagera. Cye ndabizi ko riba kuza. Nyine ndabizi. Reka nkubwire. Wowe niba ushaka gukina nanjye. Niba ushaka gukina nanjye. Ndaje mbona. Ngaho mwiza ko atari njye wanze kubyara wambabariye. Waretse nkaba umugabo muto. Oya ntabwo mbishaka kandi ntabishaka. Mbabarira n'ubwo. Se uko mana. Ko narenze ko basi bigabanuka, ko narenze ko amana ari buyagabanye. Nkaba mbona ubwo birushaho. Nkora iki koko? Ariko nashaka n'iki kuko nta mutima nabona wo kujugunya uyu mwana. Sinzi impamvu ari njye wamutoye. Uriya muntu wamutaye hariya yari afite ububasha bwo kuba yanamwica agasiga amwishe. Mana niba ari n'umugambi wawe ndakwinginze uturishe uyu mugabo umujinya n'uburakari birangire. Mbane n'uyu mwana muri iyi nzu. Kandi